inzozi z'umugore narose kuva kera warakoze uhitamo ikibanza cyo mu mutima wanjye warakoze kumu wawe ngo ngutegeke ashimwe Imana yakumpaye naragukunze ndagukunda kandi nzakomeza ngukunde mukunzi wanjye usobanuye urubavu rwavanywe muri jye ngwino umbyarire imfura na bucura nagushidikanya ndagukunda. Tangira indirimbo yacu ya 15 urukundo rwa Yesu. Urukundo rwa Yesu rwageze kuri twebwe rudukuraho rwose urubanza rwo gupfa aradukunda 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 Yesu mutabazi. Reka dusenge. Turagushimye nyakubahwa Mana yacu ikomeye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Warinze iyi miryango yombi, urarinda umuryango w'umukwe n'uw'umugeni, urinda abizera bo ku Gasharu n'abo ku Mukenke. Iminsi twategereje ishyizweho akadomo kuri uyu munsi wa 26 bitewe nuko iyi gahunda twayikuragije kandi ukatwemerera none wabishushoboze turabigushimiye cyane. Uyu munsi mwiza w'ubukwe bwa Edouard na Chantal urageze, tugushimiye ko wumvise gusenga kwacu kandi turagusaba cyane kugira ngo ari abashyitsi batugendereye natwe basango basanze, turakwinginga cyane kugira ngo iyi gahunda uyiyobore. Ngabo zo mu ijuru zenguruke iri teraniro, umwanzi ahezwe maze uhabwe icyubahiro. Ubukwe rero turabukuragije butangiye maze buze gusoza amahoro, tugushime tubisabye mu izina rya Yesu. Nyirinkindi bere nyirarwa mu cyo mu gitaramo akagira uruhanga rwizihiye amasunzu. Nibuka amagambo sogokuru yambwiye ngo amaboko atareshya ntaramukanya, abanganya amaboko bararamukanya, abanganya ibigega barasangira, abanganya inka bararagirana, abanganya imbwa bo barahigana, ariko abanganya amatako barabyinana. Mugabo utangirwa hundi rero kagifite tisunze imigina, nubwo nameze ubwanwa ndacyari umwana muri umuryango. Nari umutware hari kwikinyi by'amarembo, shinzwe gutanga ikaze no kwereka ibyicaro abashyitsi mwicaramo, ariko sije mutware utwara umuryango. Reka mpigame wirebere ubukombe bubyagiye mu muryango wacu. Igireje umfura yabeza abasangwa tugusasira amashyi utwakirira umushyitsi waje tugendereye. Numara kumwekira muraza gukina gusoma kadasembuye kuko twamaze kugana y'urusengero, ibashoni tora ku rusenge twenga inkangaza idakanga imitima y'abizera. Mutemba shishuna kibategwa abaterura intango bayiterekerwa hagati, numara kuramukanya muri iciro biriro. Umwanya no wawe, ijambo ryo murarihura n'ababyeyi. Murakoze. Beza bavandimwe bateraniye hano mu rugo rwacu wa Martini, mwongeye kwirirwa. Twateguye ibirori, niyo mpamvu twari turi aha ngaha tubiziranyeho. Umunsi leta kiba 26 ukoza, ariko muranabizi neza ko twari twiteguye n'abashyitsi. Uwiteka radufashije turababonye. Babyeyi bavandimwe, ubwo muza kubona ibyiza, muze kwibuka ya gahunda yacu, muze kujya mukoma amashyi. Murakoze. Nyaboneka mwamwongera nyuma mutanga amashyi turagura mutugore kimira yamubongera ndi rwose umubyara yakwiye. Bashyitsi bahire, turabakiriye, Imana ibahe umugisha. Amen. Abasangwa nibawongera amashyi.
twagize amahirwe yo kubabona nk'abashyitsi ariko mwese ntabwo twaza kuramukanya. Ndibwira neza ntadashidikanya ko hari indongozi ibari imbere. Iyo ndongozi ni Imana irakora Jean de Dieu. Nahaguruke ubwo dusuhuzanya namwe muraboneraho ubwo turabadusuzanije. Nyamuneka n'impundu zize kugaragara ubwo baramukanya. Amashyi n'impundu mwakamira ababyeyi. Baroneza. Tambuka duhoberane duhuze imisaya imisambi. Uragize uti nintambuke duhurira mu ibuga uramukanyirizamo? Yego. Ndaje. Mani bakuguraho neza. Nimba nta cyari dufite tubonera amasomo akabyana barayakwiye. Amahoro. Ese namwe mwabaye amahoro? Turizera ko Uwiteka yabikoze ahimbazwe. Ahimbazwe cyane. Kandi ntugire ikibazo ubukoze muri ibi biganza benshi muri abangaba nanjye twaramukanyije ubwo nabo barakuramukije. Murakoze. Umwari wagenwe uyu munsi atambuke atwegere twakire umushyitsi. Imanire mu muntu ibona ko akeneye umufasha imuremera umufasha mwiza cyane umukwiriye. Eva yari umugore w'igikundiro maze Adamu yamubona kibuka urukundo rw'Imana. Jean de Dieu. Karamende kwita. Twasuhuzanije. None umwanya turawuguhaye. Umwanya ni uwanyu. Mwanya murampaye ngo nanjye ntaramye. Ariko hagati aho ndumva uri hafi yanjye turaza kumvikana. Yego. Bigukundira muca kabogi ibindi byose mubikore mwicaye mwakoze. Murakoze. Umuryango mugari wa Maritini uhagarariwe nawe Dani Nsabimana Dani, turamushimiye ko mwatwakiriye kandi turanezerewe cyane kubera inyegamo nk'izi ngizi twegamyemo. Murakoze. Ubwo twatekerezaga kuza hano dore ko nawe wavuze yuko kuza hano bitabatunguye ahubwo twari tubiziranyeho, nibyo koko, ariko mureke mbabwire aho twaturutse hato hatagira umusango wa kure waba wakugendereye akaba yaza kubaza umwe ati mbese wa mugabo wavugaga yarinde cyangwa se wo uriya muryango wo ni uwandi. Njyewe nk'uko wagumye kubivuga nitwa Manirarukora Jean de Dieu, nkaba naje mpagarariye umuryango wa Nkunzumuremyi Gonzalve, iyi niyo sibo ngari turi kumwe. Ibyo bikantera kukurangira aho dutuye kugira ngo umwirondoro wacu ube wuzuye. Igihugu n'u Rwanda turagihuje, intara n'intara y'Amajyepfo, akarere n'akarere ka Ruhango, umurenge n'uwa Kinihira, ariho haboneka indatizo rwahizi z'umurenge wacu wa Kinihira, noneho akagari na Rukina, umudugudu n'uwa Kabuga. Umudugudu wa Kabuga uhageze aho ukabaza utese niyo wabaza igitambambuga ukamubaza utese kwa Nkunzumuremyi Gonzalve ni hehe, niyo waba ukingirijwe n'ibiturusu ariko yakubwira ati ngahariye rwose ni ahantu hazwi, aho ngaho niho twaturutse. Nkomeje twaje hano muratwakira, turishimye kandi turanezerewe, ariko kandi Gonzalve afite urutoki, akagira urutoki rw'ingaga, ntabwo ari insina imwe kuko insina imwe ntigera urutoki. Afite urutoki rw'ingaga ndetse afite n'imivure y'indoha ku buryo yenga umusubirizo. Ntabwo rero urwina rwe rumera urwiri ku buryo yabura icyo aserukana mu gitambo twabasanzemo.
ariko kandi mureke mpamagara umwikorezi ndetse umwikorezi azane n'umuhereza. Byiza cyane. Ubundi rero nyaboneka biwacu muteye munsi uburyo umwete kandi mutibuke. Ndabona umubyeyi rwose yaje yikwije aracyadutura. Aha ndabona kandi rwose kaje gasa k'umutuku ndetse n'umukara handitseho ngo ndacyabatura. Yes. Kubera impamvu yewe wa muntu yaje yikwije umushimire. Mubyeyi mwiza nagucimisha ndetse nanagusuzugura wanyemereye mu gihe abahereza bawe bataragera hano ko nabonye azanye ibintu byinshi byose buri mubwiye akabizana hano kabituheze ko mbona kuda kamwe yaduhaye byose ko mbona byose yaje yikwije. Mumbarize gese nahanira ko maze ndacyari umwana kuri sa itasi ngusabye gucuza ndabiza abatomugira amazinda data ngusubije rugari. Inuma ngo yaguye mu kibonobono iti kwisanga. Twanejejwe n'intererano mwaduhaye, twanejejwe n'imivugo mwatubwiye, ariko twabonye mudutura indi ntango ya kabiri. Mwanyemerera mugahaguruka iyi ntango ya kabiri tukayisangira. Ndabyemera. Nazabaje kujyana umugeni cyangwa se itorero rye. Mwami wacu Yesu Kristo tukimagira ku nyanja ibirahure ngayo nuko nanjye kuba bayiririmba. Abamarayika turifuje kuzabayo tuzazamukana yes sabuze ubutumete rwose bakuru bagira bashiki banjye data na data buja Jadodi kwitaba ya ntango umufasha wacu amaze kwikuraho urukoma. Nabibonye. Mwakire. Murakoze. Twongere dukore bya bindi. Jadodi ndakwitaba. Musabye uburenganzira. Sakwe. Sawa. Mu by'ukuri ndagira ngo mumpe mu mwanya nanjye kubyiga mwari mufite ngira igitekerezo natangamo. Jadodi Karame uri intore rwose izirusha intambwe hano mu gitaramo. Uwabareba rwose icyo mwamusaba ntabwo yakibima. Yego. Ijambo ryo murarihorana. Yego. Ariko uyu mwanya twese tubateze yombi. Murakoze. yes byiza cyane rwose. Murakoze gushimira Dani rero burya natwe tujya dutarama. Igihe twari dutaramye mu muryango wacu twarataramye dutanga ibitekerezo ndetse duhabwa impanuro n'ababyeyi bituma twunguka igitekerezo. Icyo gihe abana bari kwiga kumasha kandi bari kwiga gusimbuka urukiramende, ariko kandi hagira uza avuga ati nanjye ndashaka kujya nkaramana namwe. Byarabitubwiye noneho ahita yicecekera noneho tumubaza ibibazo bimubaza impamvu tubwira bityo bituma njye nari muri ahandi icyo gihe bituma mubaza kugira ngo nibura afite urya tubwira. Atubwira ati ndashaka kuba umugabo. Avuze ko ashaka kuba umugabo, ubwo ako kanya natwe dutangira gutekereza kujya tubwiye, twumva dukwiye koko kureba niba koko yaba umugabo usanga birakwiye.
twagumye kuganira turamubaza tutese hari aho waba warashimye umukobwa, atubwira ko hari aho yamushimye, noneho atubwira n'aho ariho. Twumva igitekerezo cye kirimbitse, nicyo gutekerezaho byitondewe, bituma dushaka kubitekerezaho cyane. Hanyuma dusoza tuvuga yuko icyo tubwiye tugiye gukigaho neza. Twarakomeje, igitekerezo cye turakinoza neza. Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 mu 2022 tuza mu rugo kwa Martini ari uhagarariye uyu munsi. Tubagezaho igitekerezo umuryango wacu ufite, igitekerezo muragishima, ubwo bituma tugenda tunoza ku buryo uyu mwanya turi hano. Rero mu by'ukuri uyu munsi twaje kubasaba amaboko, kandi uyu munsi twaje kuba ibiganza ngo mutwunge inkokora. Muri makeya turabasaba imbuto muntu, murindi ritoya twaje kubasaba umugeni. Murakoze. Mwumve amashyi. Wa mugabo witwa Jean Dodier, bya Jean Dodier birakomeye. Ndabizi neza ko mwumvaga, ariko kubera ko mwanyemereye mufate umwanya nge mbibutsa aho tugejeje. Jean Dodier yatwibukije n'amatariki tutibukaga, kuko nibyo yaje mu muryango wa Martini Barukeye. Aza ari umuryango mutoya, nuko yatuzanira inzoga turazinywa. Ariko nimvuga inzoga ntimwumva urwago, ni nk'izi yantuye murazireba. Nibyo izi nizo tunywa. Ati tuje gufata irembo, nuko tutirembo rirahari. Jean Dodier turimwemereye arayishima, badukomera amashyi nk'aya ngaya mwadukomeye. Ariko turamubwira tuti umukobwa wacu ntabwo ari twe tumutanga, nubwo ufashe irembo tugiye kubwira umuryango mugari uze wegerane. Nusanga umuryango wanyu wahunze umuremyi ukwiye umugeni, umuryango mugari uzamubaha. Turasezerana twumvikana ku itariki ya 26 niko byagenze. None kuri isaha abanyamuryango umugabo Jean Dodier arongeye avuze bya bindi yatubwiye, ati nje gusaba amaboko. Mwamwumvise? Niba mwabyumvise mumumpera amashyi. Amashyi nabo rwunge no kubaje babagana. Murakoze. Nyakubahwa Jean Dodier rero, Yego, ubu ugeze ahantu hakomeye cyane. ndabyumva. Waje kwaka amaboko, aho twabisubikiye. Umuryango wateranye, wumvise icyo usaba. None tugiye kubaza abasaza hano bagira icyo bavuga, ndetse ayo maboko mutusaba afite ba nyirasenge, afite ba nyina wabo, murabareba nabo.
niho turaza kubaha umwanya baze kuvuga ku gitekerezo ufite, icyo baza kugusubiza wishimira icyo ngicyo. murakoze. Hagira abasaza, ijambo ni iryanyu. Murakoze. Jean de Dieu ko aza gusaba irembo yazanye n'itsinda ritoya, kandi aravuga ko yaraje gusaba irembo ry'umugeni. Abageni rero turabafite. Ese uwo munsi ko Chantal yari yagiye mu kazi kandi ukavuga yuko usaba irembo, se wadukundira ugahaguruka maze wari uhari Jacqueline akaza akagusuhuza wa mushima tukaguha umugeni. Murakoze. Abageni mwanyemereye ko mubafite kandi ukomeza kuri Chantal ariko na Jacqueline arahari. Ubwo Jacqueline nawe nkunda kuramukanya, Jacqueline baramuzana ndamuramutsa, ariko kandi Jacqueline ntabwo ari we nsaba uyu munsi. Utangiye kutugaya Jacqueline, haguruka ye, haguruka. Uyu nguyu nawe ni umugeni mwiza, ariko kandi ni umugeni wo mu gihe kiri imbere. Muraho Jacqueline, murakomeye. Mfite abasore benshi, hari abasore benshi mu muryango. Jacqueline rero uramuduhaye, ariko kandi turasaba Chantal. Jacqueline rero ntabwo agaruka, nawe muramuduhaye. Protocole na service, murakoze cyane. Mu gihe amajwi turagabanye. Kandi rero wagize uti kwisanga. Murakoze, dushimye ku mugeni. Turabashimye kuko Jacqueline tubahaye mwakiriye. Ikibazo koko ufite gifite ishingiro, ariko nakubwiye ko turi umuryango mugari. Ndabizi, nabibonye. Uyu mugabo witwa Harerimana Charles, namubonye. Reka dukomeze tubaze n'abandi basaza bumva icyo bavuga ku busabe bwawe. Yego. Hanirako. Muraho. Yego. Kinihira Bweramana nisanga n'ingoyi bahurira muri Ruhango. Yego. Ariko genageza impungenge. Yego. Mbanje kuzambere hera aho twari tugereje. Yego. Ari na hano ndi gukwibutse. Yego. Ko wahamagaye abikorezi ugahamagara abahereza. Yego. Habona ibintu bikoze umuhereza. Yego. Arikoreye aranahereza. Hari habanje kubona bashiki bacu twohereje kukinihira, haje base wabo w'umusore, haza abanyirarume, baraza baradusuhuza. Yego. Aho bashiki bacu bariyo nkaba nabonye n'uwaje yikoreye uko byamugendekeye, bamwazanye cyangwa niyo mitwaro muhora mubashyiraho, akaba ariyo mpamvu nabonye nta nuseruka. Murakoze. Nigeze kubisobanura ko dufite abikorezi tukagira n'abahereza. Umwikorezi yasigaye hari inyuma, ariko umuhereza agera mu gitaramo rwagati. Bashiki banyu umbwiye mwashingiye iwacu ikinihira, nabo turi kumwe twazanye. Ahangaha harimo ababyeyi benshi mwadushingiye, barabyaye kandi barabyiruye, ndetse harimo ababyeyi hano babingiye. Ababyeyi mubingiye, kubingira no gutegura urugori, muhagurukire ku birenge byanyu
Imana batiza imbaraga nukuri muhaguruke mubarebe ngo kwibyara gutera ababyeyi neza bubye ntabwo twabasize bashiki banyu mwadushingiye kirya gihe uyu munsi twabazanye mbere ngabo ureba nukuri ntabwo twaza twenyine noneho nkuko uyu muvandimwe yavuze ati afite ba nyirasenge uwo mukobwa ushize impungenge nukuri mbonye rwa rutoki barunwa n'abashinwa ubundi rero izo mpungenge twari tuzifite kuza kuguha rero nubwo dusabye byari ibintu birebire kuza kumva n'undi nkamusiga nkaza ntabwo mubyemera umusaza abibukije akantu keza mutari mwetwayetse bashiki bacu na bamasenge turababonye ariko Jean Dodi karame tugiye kwaje kwaka amaboko nukuri wari ugiye kuduha ruswa burya bisemo kuyanga ntabwo ruswa tuyitanga ni serivisi twemerewe umuryango wa Maritini yego ntabwo washyingira umusaza ungana nawe yego icyo kintu rwose urabizi dore uruhara rwaraje rurangana n'urwanjye bamenutse hirya ni nanjye zitangiye kumbana inteja ndagira ngo mbone abatsimbura mbere yo kubaza ba masenge n'abashiki bacu bakuru ngiye kugusaba ikindi yego niba ari wowe uhaguruka witahire yego ariko niba ari umusore ugejeje igihe koko ntabwo twakomeza kugenda tubica iruhande hataza kugira uwo wahaye ruswa muri twebwe akaza kuvuga ngo aramuguhaye yego ntabwo twabyemera aho kugira ngo twisubiye ku ijambo tuguhaye ijambo kugira ngo ubigorore neza maze natwe turebe murakoze urageze uti kugira ngo mbabwire niba atari njyewe wisabira ntabwo ari njyewe wisabira iwacu mu muryango nabibabwiye ko twari dutaramye ndetse turwabwa impanuro n'ababyeyi umusore arinjira atugezaho igitekerezo cy'uko yifuza ko yaba umugabo akajya ataramana natwe ibyo nabivuze umusore rero dusabira yitwa Ntakirutimana Edouard Ntakirutimana Edouard arahari angwa mu ntege ntabwo ari njyewe rero wisabira murakoze masenge umwe nahaguruke muhaguruke babyeyi uyu mugabo witwa Jean Dodi yatubwiye imyirondoro ye atubwira aho aturuka rwose n'ibisekuru yabivuze yatubwiye ko aje gusabira umugeni iwacu ati ndashaka Chantal twamuhaye Jacqueline aramushima ariko ati ndashaka na Chantal none mubyeyi turagira ngo tukubaze nawe dusubize ese uremera ko uyu mugabo Jean Dodi tumuha Chantal ntabwo twamwima Chantal murakoze keretse tubonye Edouard Sabira murakoze cyane mubampera amashyi nanone y'urwunge murakoze cyane noneho reka tubaze umuntu umwe maze hasigaye tukubwira igikurikiyeho murakoze intango yanzwe muri rwa rutoki ndayibateretse ngo mushimire Nyirasenge w'umukobwa kuko yamusize mu bisage murakoze cyane muyimukekerereze nawe aragabanya muri iki gitaramo mwamushimiye masenge bamuhaye intango imumumpera amashyi ndabateretse kandi munkundire noneho mbasaba umugeni wambwiye ko zizira rimwe wambwiye ko zizira rimwe zaje mpereza ntabwo nzi kwikoreramo isuzanya ninde
murakoze muryango mugari wa Martini, murakoze kutwubaha. Yego babyeyi beza, iyi ntango wadutuye nuko tubemereye umugeni. Jean de Dieu rero nubwo wihuta, umugeni twamukwemereye, ariko umuryango wagiritseho ijambo rikomeye cyane. Uravuga uti nubwo wadutuye, umukobwa wacu uramuzi, hari ibyo agombwa, twaguha uburenganzira umusabe. mu maburenganzira ngo musabe. Murakoze. Ubwo twataramaga iwacu hari mu ntangiriro z'uyu mwaka, umuhungu nababwiye atugize igitekerezo mwacyumvise. Noneho kandi ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka tuza kurambagiza urugo, turarushima. Ikirembo nacyo mwakivuzeho yuko irembo twararyatse, none uyu mwanya muduhaye umugeni, kandi twabasabye umugeni mwamenye n'uwo ari we. Ubwo rero umukobwa wanyu ni Chantal, ariko kandi njye ndumva mukwiye kudukosha. Twabaha uburenganzira jya mbere. Buriya nabikoze mbishaka kubera yuko ntago iwacu twikosha. Ibyo ngibyo byari byabisabye. Jean de Dieu, mwigire hino abazanye inkwano za mbere. urakoze. Bose twakubwiye ngo jya mbere. Yego. Watweretse ba masenge hadusabye. Yego. Watweretse mushiki wacu twabahaye. Umuco ni wawo wundi. Ahangaha turi no mu misango, ariko iyo turebye ndetse n'abana bari hano dani, iyi ngiyi barareba bakabona n'isuka, ariko igeze mu musango iyi yitwa mbogo. Iyi yitwa mbogo? Iyo yitwa mbogo. Ko ndeba hari inkoko. Iyi nkoko rero nubwo bireba gutya igira amababa, igira n'amaboko, ariko kandi ntabwo uyu munsi inkoko ni ikintu ni marike y'uruganda. Murakoze. Noneho ururwa ni urubaba. Twabibonye. Yego, murakoze. Murakoze. Iyi ngiyi yitwa cyozi cyogera inka. Murakoze. Murakoze. Mubyeyi mwiza, ariko turacyari bato ntabwo tuzi ikikora iriya kabiri. Ndagira ngo usobanurire abakiri bato nkanjye bamenye ikiriya kabiri. Murakoze. Mvuze yuko yitwa cyozi cyogera inka, ikaba ari iyo kubagara ubwatsi bwiza tubakwera. Ibyo twashakaga kumenya, murakoze abakiri bato cyane. nkanjye babimenye. Akangaka ona ni gashyashya gavuye mu gifuniko, kanditseho 12 birebe, ni nk'intumwa za Yesu neza neza. Nabibonye. Yego. Akangaka rero abana barakareba gutya bakavuga ngo ni najoro, ariko ni ntajoro. Ntajoro inka ishobora kurara ubusa kandi munsi rwa rubwatsi. Yewe murakoze koko. Murakoze. Ndabona ari ntajoro. Iza tubakwera shari haguruka. Dutuye hafi ya Muhanga. Rero iki ngiki ni kibumbiro. Iki ni kibumbiro inka zinyweramo.
abakiri bato muri kubyumva bati ni ikibumbiro inka barakira bakabona ni ibase ariko ni ikibumbiro iyo tugeze mu misango. N'ubundi abakiri batoya buriya barakira bakabona n'injerekani ariko iki ngiki ni igicuba. Rero kuko dutuye ku iriba rya Muhanga, iyo iriba ari rirerire hano zirikamo umugozi kugira ngo ubashe kudahira. Ndabireba yego, ariko ngirwa umusaza urumva ko ntabasha kujya mu iriba rya Muhanga. Ngewe ko ndibishobora, ngenda bishobora. Nagusabaga ko wareba umusore akatwereka ku tuzari tubigenza. Yego. Nanjye niyo mpamvu ubona nahagurukije umusore. Urakoze cyane, akira. Murakoze. Mwereka uko tudahiriza iwacu. Nyaboneka ngo nta foto nta cyabaye, muze kumenyera ino foto. Nta foto nta cyabaye, ndavuga abakameramani bari hano, abafite smartphone muzi cyane rwose. Ariko nyaboneka abafite karasharamye na gatushe nk'iyi yanjye muramenye. Ndavuga tutuyumve yumve hasi no musenyi hejuru n'umusemburo harimo akatsi kabura. Ngaho aha, murakoze cyane. Abongera nyamuneka tubashimira cyane aba bashumba bazi kudahira cyane. Abakiri bato ni kuriya byakorwaga kuva na kera na kare, ariko uyu munsi inka ziri mu biraro. Murakoze kumpera amashyi, ni mu mwongera ndi rwose. Yes, byiza cyane. Rero izi ngizi ni inkwano za mbere, murakoze turabashimiye. Murakoze, mwabonye ko ariya ni amashyi twabahaye yo kubashimira ko muduhaye inkwano za mbere. Ariko koko nkuko bari babivuze, umwanzi ni amasaha, ijambo muracyari fite ni iryanyu, bongera uvuga kuri ku mutima. Murakoze bavandimwe. Uyu musaza aravuga ati turemeye ko tubakorera, kandi abantu bo mu muryango bahaye Jean de ijambo turabazi neza n'abaturanyi, twese turi abanyaruhango, turabizi ko batadukorera inka tudakunda. Mu by'ukuri turabizi ko aho urugori rwacu ruri barahazi, duturanye n'urugori rwabo. Ahubwo natubwire zahageze cyangwa ntabwo zari zahagera? Zahageze, ndetse n'abashumba barabizi, ndetse veterineri yabimenya. Ajyane uwacu agende amwereke izo twabakwereye. Yewe oya mwivunika, mwivunika. Uyu mwuzukuru wa Rwabugiri akaba umwana mu rugo hano, yatubwiye ngo inka zahageze. Murakoze cyane, nimumumpera amashyi. Nyaboneka mutanga amashyi, turaguruka nk'utugori tw'imibeya, mwongere muyatange ngo kabira mwabyaje namwe. Uyu mwanya rero tugezeho, impano twamaze kuzibona zahageze. Turabasaba mu byohero byanyu ko mwatwereka umusore Musabira Chantal. Murakoze. Ni umusore usanzwe Edouard, kijya twamuvugagaho twamutumyeho, ubu ngubu bampaye amakuru ko yamaze kugera hano. Edouard nkwakoze mu gitaramo nk'iki ngiki, igera juru tukurebe. Uriya itwana cy'utumana Edouard, ndetse tambuka. Yewe tambuka, yewe mubaho umwanya ko twakubwiye gutwereka Edouard ukaba tweretse abasore benshi. Ndabona ari itsinda ry'abasore bitwaje inkoni bateye data w'umusaza, nanjye nagize amakenga, ariko turaza kumumenya buriya. Byiza cyane rwose. Mutaragaza Turudahigwa yagiye mu Bubiligi ajyana n'abanyarwanda bari bose, abanyarwanda bose bari barebare, batise ko tubonye harimo abagufiya. Arababwira ati nyamuneka twese twambaye kimwe, ariko ndaza kwigaragaza njye ndi umwami w'u Rwanda.
Edouard rero tuza kumubona rwose ko mwamaraza kugaragara byiza cyane mubyeyi mwatwemerera mukagenda mwakora mu biganza cyangwa mukabaramutsa umwanya n'uwanyu rwose nimubicisha irungu mubaramutse nicyo mwabahamagarije mubyeyi mwiza urabanza ubaramutse ubundi ubereka umubyeyi wambyaye nawe abaramutse ubundi namwe basangwe twihera amaso abantu bafite smartphone Jean wibashyira kure nibatambuke baturamutse tubasuhuze mubyeyi yavuze icyavuze kibitegeko mu bikore rwose itsinda ry'abasore bitwaje inkoni bateye data w'umusaza ariko bambaye neza cyane rwose bifunze kaya mugari w'aba bandi ngo bifunze bukwasi byiza cyane baturaho Edouard baturaho nawe Edouard ndabona aba Edouard ari benshi ngo kabyara mwabyaje nkamwe nanjye nagize amakenga ariko nyabuneka turaho Edouard aturaho nawe Edouard nyabuneka muze kugarukira bugufi mugarukire bugufi rwose ntabwo abarenganya mugarukire bugufi abandi muraza kubapepera aho muri mwigarukire rwose yes byiza cyane mwongere mukore umurongo mwari muriho byiza cyane dicu zamure rwose dutarame gihe bari aturaho nawe Edouard nyabuneka mubyeyi mwiza unyemerere yes mubyeyi wambyaye mubyeyi wambaye wangaye akatsi kepfo n'akaruguru y'inzira ndagira ngo unyemerere umunsi wa rujindira agabanye gato ndagira ngo unyemerere bose nabonye baramutsa baturaho Edouard baturaho nawe Edouard ndagira ngo unyemerere Edouard by'umwihariko atambukire kwishima wenyine uwitwa Edouard abari batambuka atambukire kwishima azakora mutse by'umwihariko maze umuhisha wa kibyeyi Edouard igihe ari gutambuka tumukomera amashyi n'impundu nyinshi cyane zabura rwose atambuka gitondo mubyeyi mwiza umurabuze ikibazo afite uza kugimukemurira ndabona mukandakanda mu mbavu ndabona ari kuzikandakanda rwose ushobora kuba harimo ikibazo data mubyeyi mwiza umwumve mu mbavu uwo mwuzukuru w'abazungu ni mumuhagarike wa muntu koko ni umusore uhamye akwiye mushiki wanjye murakoze cyane byiza cyane rwose murakoze kubw'ibyo ni mumutambutse mumwereka ahantu aba yicaye n'umwana mu bandi arakoze cyane rwose baguhaye uburenganzira kandi baguha rugari ibiganza ariko nyemerere tugiye kugenda intambwe ku yindi kamwe kuri kamwe nababonye rwose mubona ko bambereza nyamuneka abantu bafite smartphone iyi foto nta cyabaye mumenyere no foto reka rero mu gihe bari gufata ifoto Edouard unyemerere ukebuke urebe inyuma yawe ndabizi kuri intore kandi uri intore yatojwe ukebuke rwose kebuka rwose bireme ukate wese yes ugere hariya twagutegure protocole zo kumfasha ikwereka ibyicaro bigukwiye nk'umwana iwacu protocole bagufashe tambukira kwishima rwose bakwereka ibyicaro ukwiye kuko wamaze kuba umwana handi iwacu byiza cyane dukomeze reka nsabe pare gabanya gake pare witonde kugenda buretse gato Edouard niwicare komeza uhagarare reka sabe paraze kunyura aha ngaha pare mu makanya hano mwaka byaramwe ubundi namwe muze kwera amaso pare hagarara kugeza Edouard muri kurebana na pare ndabona manuri ibitsike ntaga nyishijisha ati turi kurebana rero reka mbasabe muri kubona ko bahanganye pare Edouard ni umwami rwose urabona ahantu yicaye jya kugira icyizere nguze kumwicara iruhande nka pare rero ndabizi ko wabaye intore watojwe mu nkomeza yo gutozwa ahantu hose hatandukanye muri kino gihugu ndagira ngo ndabizi ko mwize parede cyangwa se akarasisi kandi uri n'umujiyi ndagira ngo uze gutera isari umufungire isari ubundi umusaba uburenganzira bwo gutambuka ukicara hariya nabyemera araza no kuguterera isari pare twagiye muterera isari mwihera amaso namwe babyeyi beza aha Edouard yamwemereye nyaboneka amashyi yanyu ndi umuhanga ariko namwe mubaye abahanga mu kunyima amashyi pare tambukira kwishima kwereka ibyimbo ucakabuke aha barakoze cyane DJ zamura ndavugiramo murabona ko rero hano hasigaye abasore b'imfura cyane n'ukuri nabonye ndabakunda kandi ndabishimira mbaze nisegure kuri abakuru b'itorero muri aha ngaha n'abapasiteri munyemerere banje kwisegura munyemerere byinshi gabanya gake ntabwo ndi butinde
abakuru b'itorero ndetse n'abapasiteri muri hano munyemerere. Narebye bano basore mbona n'abasore bagenzi banjye, nitegereza ku kiganza cyabo mbona nta kintu kiriho, namwe mwabibonye. Numva ko dufitanyije urugendo ko baturi natwe abaseribateri, ariko numva ashaka kubasengera. Ndasengera hano basore bonyine, nyamuneka mwebwe ntabwo mbasengera, sinabihangana. Munyemerere rero basore bagenzi banjye, nanjye mbegere twisungane dufate isengesho ry'abantu 5 bonyine. Mwebwe mutarimo, mwebwe muceceke gusa, ubundi mudutize amaso ndetse n'amatwi mu byumve. Nyaboneka dufatane mu mugongo kuko reka twisungane. Mwabibonye ko nanjye ku kiganza cyanjye nta kintu kiriho, namwe kandi nabonye nta. Ese hari umugabo ubarimo? Nimba barimo muragira gutya, nimba nta barimo mukomeze mu manure. Bakomeje kubona mwabonye ko nta mugabo ugize gute, nta mugabo barimo, ni nkanjye mwakabyara. Dufatane mu mugongo kandi ndabizi ko muri imfura ntimuze kurakara, ntimuri bipfura. Aha, muce bugufi mu mitima, mubike imitwe. Nitwebwe 5 bapasiteri mu nyumve neza, nitwe 5 tugiye gusenga. Ntabwo mwebwe murimo, ntihagire umuntu uza gusenga, twebwe tutabuze, twebwe niko tugiye gusenga. Mana uri gitangaza, mweretse abasore bahagaze abahangaha bubitse imitwe mu maguru, uturanye mu maso, ndetse n'abantu bari kutwitegereza turakuze nk'ubutaka. Dutunzwe n'ibyo tubonye byose, ibyo ngiye kuvuga ntabwo ndi kubeshya kuko nanjye bijya bimbaho. Dutunzwe na capati, amandazi, ibishyimbo n'ibindi nk'ibyo byose. Dore Mana duteye ifungwa no guhagarara ahangaha twubitse imitwe mu maguru, kuko mugenzi wacu Edouard ati intambwe nziza, akaba agiye kuba umuntu w'umugabo. Ariko dufite kugambirira. Dore amafaranga yacu twayamaze tugura amayinite, tugura MBZ, turara dutereta bukadukeraho. Dufite intimba n'agahinda mu mitima yacu, ariko dufite icyizere ko natwe uyu munsi hari igihe twaza kubona abacu. Bityo iyo miryango iri hano data, tukazayihamagara natwe twakoze ibirori nk'ibyo Edouard yakoze, maze natwe ukagira uko tugenza tuzagushima. Rero data mubyeyi, reka mbasabire ku munsi nk'uyu nguyu nk'uko Edouard yabigenje, natwe bazadutumire, nanjye bazantumire, na muzihe bazamutumire, nanjye nibantumira nzabe mpari, nibonere ikiraka. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Nyaboneka turabahanga mu gusenga, bari babahanga mu twima amashyi. Ubundi munyemerere nako nateguye, ndabizi ko mutarakara kandi muri imfura, murakagira Imana, murakagira Imana. Ubundi reka mbasabe babiri ntabwo twabasuzugura, mugabagabane, babiri hariya n'abandi babiri hano, ubundi dukomeze tudukore izo gahunda zigiye gukurikiraho. Yes, Edouard na Pare, mucakabugi mu byimbo, mucakabugi. Abasore bagenzi barabacakabugi. Ubundi ndaza gusaba rero data yampaye rugari ngo zo gukomeza gutarama kandi nawe bya kinyarwanda byahamye. Yes, kuri iyi tariki yashimye Imana kuko yo itemeye, ikabishimye ko witwa uwanjye kuva none. Ndakwitegereza uzura ishimwe, kuko nasanze mu bakobwa twamenyanye, abo twiganye urabaruta ndetse ubarusha byose. Ashimwe Imana yampitiyemo, naragukunze ndagukunze. Urakoze Shanta, tambuka usuhuze. Nyaboneka nimba nta shari dufite tubaha amashyi. Shanta, uyu munsi twabonye abashyitsi, se urubizi? Twabonye umugabo witwa Jean Dodier. Jean Dodier ariko yari yatubwiye ati nanjye nzaza, nuko turavuga tuti ikaze mu muryango wacu. Araza tumuha icyicaro nk'uko dusanzwe tubikora. Jean Dodier ati bampaye burya amaturo mu muryango naturutsemo, muyakire. Amaturo turayakira. Arongera arahaguruka aduhereza undi mutwaro yari yitwaje, aratubwira ati iyi nzoga nzanye nitumara kwisangira tukumva iryoshye, muze kuma ijambo. Turabishima. Umuryango mu ijambo. Jean Dodier agira cya avuga ngo aje kudusaba umugeni.
ati ndashaka amaboko nuko ise Chantal umusore witwa Edouard uramuzi Jean de Dieu rero ngo yaje gusaba Edouard mu gitaramo hano dutuye inzoga turazinywa none ababyeyi bawe twagutanze ese urabyemera yego ndabyemera Jean de Dieu Karame ndakwitaba tubahaye ikaze hano murakoze DJ ukabyarawe mu gihe nguyu Chantal wadusabye amashyi menshi ngo Chantal ndasabye rwose bashyitsi mwabonye ko data nagajya agora mubyeyi mwiza rwose umuramutse byiza cyane niba nta shari dufite gukomera amashyi niba nta shari hari uvuze ko Edouard Muzi nanjye uranzi ubu rero bakumpaye ndagutwara ndagushyira Edouard urakoze cyane nyaboneka rero murabona ko abantu barahanganye nivuga guhangana ni ku maso bari kurebana ni desade namwe muze kwihera amaso barahanganye cyane ariko nyamuneka Edouard unyemerere urabona ko basaza ba Chantal barakaye rwose Edouard baravuga ngo ushaka kwikiza baramura batuma sinzi niba ari cyo bateguye muze kubatuma uze kubona uko uramutsa Chantal sinzi unyemerere rero utaza kubaramutsa nanjye icyo kubwira Chantal ngenda mvuga DJ Itsa DJ ukabyara Chantal maze rero mame gikombe ikibonye ngikibuza bwenge bakumana basinzira bagasa n'imvura ikumbura igihugu twagutanze mama yabyemeye dawe yabyemeye bamasengera bisenye ngo kundi abandi ni hiwanyu Chantal uzamenye umugabo umusasira umusegure maze natembaga nivure uzamutega ikibero maze gikogo umwegere Edouard nimubyara hungu nakobwa uzagaruke kwa so ukwe bazaguha indongoranyo kuko uzaba wararongoye neza wapfura we ayo namagambo nateguye kuza kuvuga ndaza gukomeza nyuma munyemerere rero Edouard mu ntambwe zibaze nk'umwami utambuke kuko burya ngigiti n'inyoni burya inyoni ziraguruka zigasanga igiti unyemerere uyu munsi ubinyoni uguruka itambukira kwishima dici nyaboneka ariko umenye ko umugenane na pare ntagusige pare nyamuneka mugendero ku ruhande Edouard ndagusabye ubanze kuramutsa abaramu bawe barakaye ubikize ubone igikurikirana kikubwira ramutsa hera kuri uyu nguyu muramutse rwose ndakwizera kuri baramu bawe bari bubanza kuramutsa baramu bawe ubundi ubatume yes ubatume maze sha namara kubatuma mu kibirane musubire inyuma nk'abari kugura amasuka y'umuhindo uze gukimirana rwose yes bikize pare yakugenda ndabizi ko hari ikintu pare yagendanye ngaho sha mu kimirane rwose mufaze ufata ifoto ngo nta foto nta cyabaye mwari mwaraka ariko ndabona batangiye kumwenyura rwose hari ikintu abamariye mugende musongo urwandiko nimuza byiza cyane musezere sister musezere Edouard buretse byiza cyane differentiation sister wacu aha Edouard banza umwitegereze murahanganye ni desade harabura gato rwose ngamugereho Edouard tambukira kwishima wihe umuramutse DJ ukabyara atambukire mu njyana wateguye Edouard byiza cyane baramu amasini mu ndimo kabyara mwe Edouard urakora hashaka umuramutse mukora abantu bose bumva wifuza ubundi mwifungane bukwasi akayavuga biki gihe ubundi nafoto ngo ntacyabaye munyemerere banze kurekurana byiza cyane wawe mwifungane bukwasi byiza cyane pare reka turebe nyamuneka muze ko bahenze kurebera ibigiye kubera hano DJ gabanya DJ ritangika Edouard buretse genda gake Edouard DJ gabanya Edouard ugiye kugira gute kuyimwambika Edouard banza umarike ikiganza cye kimanike hejuru rwose Edouard unyemerere rwose uragenda gake
tangira akazi uyashyiramo urayishyiramo gake nicyo bagabanyije kabye tije ndagusabye Edouard shyiramo gato yishyiremo gato Edouard genda gake yimwambike gato Edouard yimumariremo yose iremewe. Yes, photographe muze guha umwanya kameramani w'umwuga. Yes, yimariremo rwose imugeremo neza, ndavuga impeta mwoka byara mwabyaje hamwe. Byiza cyane n'abashyizeho urukuta bati nyamuneka mubaheraheraga kuzagira cyera cyamubaza ati umunsi n'uwanjye mubashimire mwabimye amashyi mwoka byara kandi bakoze ibintu bibi. Nyamuneka izindi mpano zose Edouard wateguye n'abagenanye impano zawe bazitegure wateguriye guha Chantal ati rwa Rose akira impano naguteguriye kuva kera ntanakumenya. Byiza cyane nta foto nta cyabaye. Byiza cyane Marine nawe bakwakirire ndabizi ko yes niba nta yindi mpano bateguye guha Chantal ubwo ndabizi ko akebo kajya iwa mugarura ariko babyeyi neza mugarura yarapfuye akebo karajya wa Edouard. Nimunyemerere Edouard muhindukire mubyereke n'ababyeyi kuko ababyeyi keneye kubareba. Edouard nimuyereka ababyeyi rwose. Yes tubikore gutyo arakoze cyane mukuru wanjye mubyereka ababyeyi. Yes pare uze kuba hafi wakirire Edouard. Yes byiza cyane niba nta yindi mpano Chantal bateguriye Edouard unyemerere ntabwo turi butinde mu nzira tubikore neza kandi mu buryo bwiza. Ndaza gusaba Chantal urajya kwereka Edouard ababyeyi. Chantal mutambuke noneho muramutse umubyeyi wereka umubyeyi kitakira dengu datubyara banza uramutse umubyeyi wakubyeyi mwereke ko yewe wamuzaniye umukunzi wawe. Byiza cyane umwana wanjye felicitation. Yes byiza cyane amuramutse rero abagenanye impano yamuze ndabona abakobwa biteguye kuza kumufasha ati urakaza neza mu muryango mwana wanjye. Ari impano nateguye y'urwibutso igaragaza ko rwose mukunda kandi nkubaha. Ati mubyeyi mwiza kira iyi sine cyangwa ingofero nziza abanza kwigira mu cyubahiro byinshi. Mubyeyi mwiza rwose uyimwambike neza Edouard. Yes byiza cyane ngo nta foto nta cyabaye. Byiza kitumushirira n'amasini mu rugo kabyaramwe abantu bazi yo kwa Perezida Museveni perezida wo mu Bugande bagira ngo niwe rwose bageze ahangaha yaberewe nawe. Ati mubyeyi mwiza kira n'iyishyimbo inkoni nziza cyane. Ati mubyeyi mwiza warakoze. Nyamuneka Chantal iriya foto yawe. Yes byiza cyane. Ati mwana wanjye felicitation kandi urwubake rucinyire mu nkike zose. Ati felicitation rwose nikariko niyo magambo ari kumubwira. Byiza cyane dushimuze uburyo umwete. Ati nakuzaniye umwana mubyeyi mwiza. Byiza cyane aramutse umwana. Ati mwana wanjye rwose urakazaniza mu muryango urakagire byose byiza bya kibyeyi. Abagenanye impano ati Edouard nawe ati mubyeyi mwiza sinabona impano ntabwo ariko akira ngo impano. Byiza cyane byiza cyane munyemerere Edouard mufate ifoto papa mama nabo bari mufate ifoto. Mugihe bari gufata ifoto umugabo ariko uyu munsi kayobokaje wa Edouard ndetse na Chantal. Mubyeyi mwiza rwose bashyikiriza impano bateguriye nabo ashinzwe ku mugaragaro. Abagendanye impano Chantal yateguye kuza guha umubyeyi nabo baze kuba hafi. Yes muramutse umubyeyi cyangwa umubyeyi baramutse. Felicitation mwana wanjye. Felicitation. Ati uraho neza mukazana mwiza. Byiza cyane n'ukuri. Ati nihangara gukora mu ruhanga rwa sebukwe ahubwo reka ruhe areka yihe umuhungu. Byiza cyane. Abazi Perezida Ndayishimiye Evariste mu Burundi nawe yifuza nawe rwose. Byiza cyane ishyimbo arayikeneye. Reka zakebuka barebe rwose muri ukuntu yifunze umubyeyi. Muwe Ndayishimiye Evariste batamuzi. Mubyeyi mwiza ugaragaza ibyishimo rwose uyu munsi ni uwanyu.
byiza cyane mama nawe utambukire kwishima mama baguha umwanya ushimirwe ku mugaragaro atakebo kajya iwa mugore ko mugaragaro yarapfuye akebo uyu munsi karajya iwa Edouard ndetse na Chantal reka mbashimire nanjye ngayo nguko mumwakirire mare uze kubakirira ndetse na pare yes barahari mubyeyi mwiza urahigama ntabwo ujya kwicara mu byimbo uraba uhigamye ku ruhande gato twakire mama musanganire ngo kabyaranywe musanganire neza cyane ati prestation umwana wanjye niyo mama bari kumubwira ati rwose twarasende cyane none uyu munsi uraba umuntu w'umugabo twakoze kuzana umukazana mwiza umukazana ndetse na mama baramukanye bishimye byiza cyane amukandakanda kandi amwumva byiza nyaboneka nimba nta shyari dufite hano twongere tubashimire ati mubyeyi mwiza akiri impano isumba izindi kandi impano ati warakoze byiza cyane mumwakirire ngo kabyaramo babyeyi yes abashimira mboneraho wita nakuza kamomeze impanga babyeyi beza nyamuneka hari impano yindi yateguwe yo gushimirwa babyeyi bijanga ita rwose nabasuzuguye mama ita agaturage rukomeze rwose yari nziza ica bano bantu bihera ijisho wanga abakobwa ntakabagire wanga abakazana ntakabagire byiza cyane ati warakoze mubyeyi byiza cyane mwana wanjye wakoze cyane kuduhesha ishema nk'umuryango byiza cyane aramutsa umwana we amukandakanda kwa kundi abantu bakuru baramutsa abantu bato bakandakanda babumva atakira impanuro naguteguriye mubyeyi warakoze gutanga impanuro kuri tubashimire ngo kabyara mwe aturaho neza umwana wanjye yaboneka rero Chantal uramenye ntuze gufuha uwo ni umugabo we rwose mutoya ntuze gufuha ndabizi bake bamugirana udutikutika ariko mwebwe ndabizi ntimwabikora byiza cyane mubyeyi mwiza ati iyi ni impano twaguteguriye wagane neza afata ifoto abantu bakuru rwose ibintu biba byiza gukora gahunda nk'iyi ngiyi ufite umubyeyi uruta abandi bose bakwibarutse byiza cyane Rwema nawe ahari araza gushimirwa Rwema ahari nawe yitegure byiza cyane yes ufata ifoto atakebo kajya iwa Edouard ntabwo uyu munsi akebo kajya wamugarura Rwema nawe ahari barasoje Rwema atambukire kwishima Rwema ze ashimirwe ku mugaragaro yes Rwema felicitation yes ducunguza uburyo umwete byiza cyane atakira impano bro amufelicita rwose atakira impano twaguteguriye ndashaka gushimira impano nijigabanya gake wakabyarashije kumvikana impanga batwinije byiza cyane ni ukuri ariko mana byiza cyane byiza mukomeze muryoherwe kandi mutaramanaho muri mwiziranwe yes kano gafoto rwose ntikabura gafate rwose mukecuru warakoze umuhungu umwana waguharitse ibirori byiza cyane amukandakanda kwa kundi abantu bakuru baramutse abantu bato bakandakanda ati mwana wanjye wakoze kuzanira umukazana byiza cyane nta foto nta cyabaye muyifate abagendanye impano byiza cyane mukecuru fashe yes okay bibaho yes ditch mufata agafoto rwose muzayereka abana
abaza muzabyara umukecuru n'aba yarashaje tuze kandi mama Sangwa hari nawe yitegure ducuguze uburyo umwete byiza cyane ese si bitanga zimanikoro ubusara uyu ni umunsi mwiza w'abavandimwe ubuzima bw'umuntu ari cyo nabonye intanga ibyishimo mu buzima bw'umuntu urukundo ruyobowe n'Imana Data cyane yarushingiye mu kubaka urugo mbega urugo rurimo amahoro mbega urugo rurimo ibyishimo mbega urugo rurimo urukundo Imana irubereye umuyobozi mbega urugo rurimo amahoro mbega urugo rurimo ibyishimo byiza cyane Cynthia ibyishimo byinshi mufate mwigize mwigire joro ariko nyemerere ndabizi ko uri umukristo ubanza usengera ifunguro ribonetse aka kanya natwe twumvireho ndabizi ko iyo mugiye gufungura buri kintu iwacu mubanza kwirigiza Imana igira neza twagiye gushimira ko wabanye natwe tukatwimye kuko ari abazima ubuhimbarizo iteka Imana igira neza tugushimiye ko twageze muri uyu munsi mwiza umunsi w'uko twari twarategereje ubuhimbarizo iteka Imana rero tubonye amafunguro turakwinginze ngo yose y'imigisha dutungire imibiri no gukomeza kutubungabungira ubugingo ibyo twakiriwe mu izina rya Yesu yes mushyikirize Chantal ubundi umwanya ubuwe Chantal kubikora ntabwo tubizi ariko ndabizi ko watojwe kwakira abashyitsi by'umwihariko umwami yes bagiye kwifungana gupasi amwakire bifunganye gupasi byiza cyane nta foto nta cyabaye muze kumenyera iriya foto byiza cyane fata sofi kariya gafoto mapote mabebe Chantal ubu ni umuntu w'umugabo cyane rwose hano suppose ko yicaye mu rugo rwe twereke ko uzamwakira nk'umuntu w'umugabo wowe komeze wicarire akwakire wicare wageretse akaguru ku kandi Chantal muhekeya byiza cyane yifashe rwose nk'umwami mwakire yes kiriya kintu kigaragaza guca bugufi k'umugore agaha keya cyangwa se akita ku mugabo we nyaboneka niba nta shari dufite twabashimiye byiza cyane Chantal mukomeze muryoherwe nawe uca akabogi ubundi mukomeze musangire mudasaranganya ndagushidikanya ndagukunda naragukunze ndagukunda kandi nzakomeza ngukunde mukunzi wanjye usobanuye urubavu rwavanywe muri jye ngwino umbyarire imfura na bucura ndagushidikanya ndagukunda simfite icyo naguha ngo gisimbure umutima naguhaye nateze kukwambura ngo nkundi ijuru twaremye ubwo imitima yahuzaga reka rikomeze tuzabe no mu ijuru ryabejejwe simfite icyo naguha ngo gisimbure umutima naguhaye nateze kukwambura ngo nkundi ijuru twaremye ubwo imitima yahuzaga reka rikomeze tuzabe no mu ijuru ryabejejwe tuzabe no mu ijuru ryabejejwe cyane cyamuriwe ejo bundi abatayitonze banukingagira agatembagara mu manga bintera agahinda bucaye mu gitondo baza kumva mu muhondo ngo abana babo imyumbati yarayibagubanguye mwabagabo mwe
naje uwa muzigu naje kuririmba inka y'Imana inda ngabirwa burangaye nawe guhanga nkahira abana mwabagabo wega kuririmba kuyirata ahubwo abayitunze yabatekura dore n'abatayitunze ntimugihe bizabasa dore umutware Kagame yarayitanze agira giriya munyarwanda utamurata n'umutindi mwabagabo nkaragari ndeka nyiririndaga ni mugi aho twayiragiye nta mukobwa ugu mu Rwanda akabaro abari bose bifuza kurongorwa bati ya mungeri yabo mu ngero ziragiye waduhaye inka tukaguha umugeni ntibakobwa namwe ni mukebe musenge Imana nk'iyo Chantal yasenze namwe amarembo azagorora muzabona abagabo inka y'Imana imbaraga hindira iragira ikicyura yagera mu marembo ikavumera nyirabukwe n'abakazana bagasiganira kugurura bakicwa n'inzara ya Rwakayihura hagati ya nyina mu kinga no ku igitare gitebeje umukondo nsanga ku mugi nyagirwa n'igande yagandura ikagandura amabano Weno twigendagendere twigire kuri duwane tujye kuri abakobwa beza bakubitana imitego ba nyina bagakingira ibero ikamiye ku musozi irangangira shaka urupango n'ikamiye mu rutoki irangaga amata yataba amakakama kandi yari umuhondo ngira shaka urupango nayiragiye mu mucyami cyane rwanda nituyegura na Chantal mbona arasetse Imana neza Chantal usekejwe n'iki ati ndayibonye nifuza gusaba ndatira ikibaho mutari turayigi nagitara gitaje umukondo ikivuguta cyayo umusaza wa Kigali kimurinda kuzana iminkanya ikivuguta cyayo umukecuru wa Kigali kimurinda kuvuvu urandatira ikisero wamutahira uhera abana amahoro nanjye nzaguhera bari umuhoro dore wago na musengo kirere Masinega wapfa ishima manyohere cyakarwa shime kuzishengere ishima tamubwire cyane shime shengere ry'intwari ishingenge litavogerwa n'integera dore inka n'urutanya mu nzira rwa mukaratera rwa gitimwe rutendeza mbuga rwandira gabana n'ikizira babakabikiranye imirishyo yitwa rusumba butwa n'abaturutse ku hejuru rya Kamonyi bwingira mu bw'ingana y'amanutse bwera mvura bwa kinihira tuma ku miryango wacure bashaka kugira impirimbira hirikira hindu yagira uko gutindi kuri Kabuga yatwikira ubanza nka semukagisiza kangwanje benda zo ku mujyana ikari hurira kwa muzarusenga mugabe isezereza uruyumba ya Nyarubimbura rwema mushyize mu rwugi imbere ngo muruguguru rwagira imbata Sirimiriga mugabo yarukanga umwana y'umutinde mushigira mu biti by'amugana rukatujukara kamurega kandi kamwumera mu kiganza Siribi bambaye bambera besha bagome n'abagambanyi batifuza gubukwe n'inka neza babaza incogure ishize bwa muri rwose mushiki wanjye nemuza amasezerano ku bari bayitegereje n'insanganyamatsiko imfura ziteranye twamara bakunda ababyeyi beza tumushimire rwose mushiki wanjye zirimo rwose ayimbiza imfura zivuna muza rwa mfizi ya Maruka yageze inyanza itereye amaso imwana mushirangura uzina gubegobetse ingamba ikaba icyemezo kiri neza icyatwa cyahirimbaniye kunesha icyambo cyambukana abatunzi abayitunze yabateye kuraba ikabaruta itarutanga rutazitinya itibriteye kubazitunze n'abatumwe bazitanye yone yageze ku gasoro na mutende abo bayumvishe nibwo nakina kumanda yinyumishe ku mayaga nibwo yakina kumanda nafatiye inyuma sangana mu ruguru yageze n'abatanga baba baratangara nibwo simbitumbani yarose imvumba uko nyine ikanganya amasazi n'uburinzi bagikaze kanganya zikayagwamo data y'amayinka aminka nene shima didata kagira inka kagira amashyo amagana n'amagana inka ziza yo mu Rwanda n'inka zizanze mu rwuri murakabya maze data yanyambira amagana maze nkagiye kubabwira ati mwana wanje uramenye n'ujya mu gitaramo nk'iki ngiki uramenye n'atinye kuvuga amazina yazo mubyeyi mwiza n'uburyo kuvuga urubanza nibwo butinya abagabo agomba agatinya inzara igatinya umutima ugatinya amenyo agatinya amabuye agatinya inkuba igatinya umugano ugatinya umuriro ugatinya amazi agatinya ifu igatinya umwuko ugatinya umugore atinya guharikwa data mubyeyi mwiza umukobwa wacu ntimuzamuharike utubwire Edouard umukobwa wacu ari inkoni kandi umutubwire umukobwa wacu ni umutoni yari mwiza ruhimbi n'abagikora mu biro byose bibondo maze kumutegurira ababyeyi beza nk'uko mushiki wanjye unyemerere ducutse inka za data ubundi inka yanjye uvugaga nzirikane utagira umuzirikana azizirika umukanda bifite amabere atunga abashumba ku ishyamba abagore basiganye kugemura zirimo izikamirwa abasaza zikabarinda gususumira zirimo izikamirwa abakecuru zikabarinda iminkanya zirimo izikamirwa abasore zikabarinda amabinga zirimo izikamirwa abakobwa zikabarinda kugumirwa ruvubu wivubiye ku muvumba yatunyemerere
ntabwo nabibwiye ariko ntabwo ari njye nkayivugaga yedimena gitero ku rugamba sinisiga urugamba ruhize ndahurira batarawe twanabakizwa n'amaguru twanishaga ishyanga bakanyifuza ndemwe no mukiri gitangwa nakomerekeje umwanzi ku cyumba icyuma ndagitukuza n'ubuyonzi ngo baracyayimpora nasimbutse Rusizi pasiteri arambatiza ubundi umukristo abakobwa yabonye basezerana abasore babonye basezerana ku nsimba ngo banyambure umuheto wanjye ndangandabanira gukora ishyamba intara y'ingwe n'inzovu byawe ukubanze uri muri ubwo buryo unteye umuheto muheta unteye umwambi nkamugamburuza unteye icumu nkamurinda gucumura ajya gusubira inyuma ntihava wisubira inyuma sinavukiye kuvusha navukiye kuvura wa mfura we twamushimiye Imana fari urakoze cyane ducuti z'izadatu mu gihe mwiza ducuti kubyaro byajamagana unyemerere ushyikiriye umunsi nkwigisha uko wabikoresha urabindusha naho bintoza inkorera no kuri inkuru y'abatahira mpesha umugisha njye kuragira izasigaye mu rwego umugisha wa kibyeyi rwose mubyeyi byaturakoze urakagira Imana aya ni amata y'abashumba mpaye n'agasa n'ubwatsi bw'inka byaturakoze urakagira ni amata yazo kabyara we nabona agasa n'amata yazo umubyeyi wanjye njyewe amaboko yanjye amenyereye gucunda unyemerere uze kumpamagara muri babaja bawe nanjye aze kumperekeza ngeze hariya mu rwuri arakoze cyane mushimire arakoze cyane umubyeyi data umubyeyi mwiza nanjye uhungire arakoze cyane mushiki wanjye nyamuneka uramwitaza kwisiga mu ngamba mubyeyi mwiza akira ure muri ubuhanga rw'uruhanika umpesha umugisha wa kibyeyi nanjye nazatuma nk'uko mwatuze murakoze cyane urakoze kunzimanira mubyeyi arakoze cyane amaye ijyaho kagasa n'amata yazo mwakabyara mwe mwakabonye mubyeyi mwiza ntabwo nagira ndaguhaye impuhwe z'inka zawe tuhorana inganji nkurana inganzo tuganze mu biganza by'uwaduhanze murakoze cyane babyeyi munyemerere kamanzi Imana iwe mbanze nongere ntivugireho kuko nakanjye ntabwo nibatinze kandi sinbakerereze mubyeyi mwiza ntaruka mu ishuri vuba ndagira ngo nyamuneka tuze kunsiga mu ngamba reka twegere duwari tugire icyo tumubwira ndakwinginze utamuguha rwose reka twegere duwari mbanze Imana ariko ndagira ngo nanjye mubwire akantu k'ubwenge nzi gusesengura kandi nzi kwitegereza abazi gusomana babonye ko hano kuri aka gasa n'amata yazo handitseho ngo fanta nasesenguye nk'umuntu uheruka mu ishuri vuba Edouard yarushaga imibare nkamurusha icyongereza kandi nkamurusha n'igifaransa mbona ino fa iri kuvuga ngo fiance Edouard uri kubyumva mbona ino a ngo amagambo ino na ngo nakubwiye ta turi kumwe a arasohoye dusubiremo fa fiance a amagambo na nakubwiye ta turi kumwe agize ate ndi umuhanga mukuru ariko niba ubaye abahanga mukunyima amashyi ukabyara mwabyaje byewe urakoze cyane reka nongere nize adakika mushiki wanjye nawe agira icyo yongeraho ducutse tujye kuvuga amacumu ni amasegonda 30 Edouard na Chantal muze kunyemerera mwegere ijuru tuganire gato mu byubahiro mbagomba muze kwegera hino muze bakoresha akazami k'amasegonda 30 noneho uze guhagarara nka hariya heza witonze ahantu uteganye na Chantal utareba neza naboneka ngo nta foto nta cyabaye muze kumenyera iyi foto nubwo waba uhumirije aberwa umugore wawe nta mugabo uyoberwa umugore we nubwo yaba ahumirije noneho ugiye kubanza umupimanye ugira urye aho ngaho harimo aha arajyamo nudapimanya neza uratora utarira noneho ugiye kugenda uhumirije niba ari intambwe imwe n'imwe niba ari ebyiri n'ebyiri nuza kureba baze kumbwira noneho twagiye kureba Chantal uri butore niwe uri bujyane tugende bose twagiye muhere ijisho ariko DJ koko DJ tugende uri butore niwe uri bujyane aracyarimo yaboneka ibi ni byo bitira by'akataraboneka hagarara gabanya yes yaboneka duwari muze gukanira utaza kwishyura kizana utora niwe ujyana twakomeje Edouard tugende ngo nta mugabo niyo ijisho utora niwe ujyana Edouard
ngabo niba tumushimira mushiki wacu rwose tumushimira bakagara na Benjamin. noneho uze guhagarara nka hariya heza witonze ahantu uteganye na Chantal utareba neza Nyaboneka nubwo waba uhumirije aberwa umugore wawe nta mugabo uyoberwa umugore we nubwo yaba ahumirije noneho kubanza umupimanye ugira urye aho ngaho harimo aha arajyamo nudapimanya neza uratora utarimo noneho ugiye kugenda uhumirije niba ari intambwe imwe n'imwe niba ari ebyiri n'ebyiri nuza kureba baze kumbwira noneho twagiye kureba Chantal uri butore ni uri bujyane batugende yose twagiye muhera ijisho ariko DJ koko DJ tugende uri butore ni uri butugende aracyari muri uwo nyaboneka ibi ni byo bitiro by'akataraboneka hagarara gabanya yes nyaboneka duwari muze gukanira utaza kwicira kizana umutora ni ujyana twakomeje duwari tugende ngo nta mugabo niyo ijisho umutora ni ujyana gute duwari Ngabo niba tumushimira mushiki wacu rwose tumushimira bakagara na Benjamin.